ibintu byo kuvanga amashusho y'amabanga y'abashakanye cyangwa iki tumaze kubona yuko none umwe nuko mudakora kuri showbiz yo niyo ibyo yiberamo. Donc nuwango nta cyumweru cy'ubusa nta kwezi kubusa iyo bitari ibyayago biba ari ibyundi. None ikibazo kuko babandi babivugaho bagenda bakicecekera, ariko aho ngaho nituvuga kuri bariya ntago barashaka. Uriya n'umumama w'imyaka 55 nagezeyo Muhanga neza imyaka 55 abana be nababonye batandatu. Ntago ugomba kumfotora utabinsabye. Naho twaryamana muri hoteli nimba ari ibyaha uzajya kubaririza mu ijuru aho babaririra ibyo byaha kuri Prince Kid. Buriya nawe bamukozeho ibyaha byinshi kugeza ku rwego ntago nzi nimba barabeshye umucamanza aho ntago nashinja urwego kubeshya. Uriya mudamu naje gusanga atari we. Yes, video ibibazo biri muri Kigali cyangwa muri Rwanda ni byinshi. Hari ibiciro ku masoko, hari abaturage baherutse gusenyerwa ngo bari mu manegeka, ariko nawe ibibazo byarabize ko byarasakujwe. Kubera iki witaye kuri iki ngiki cy'ubusambanyi? Nicyo kibazo ubona gihangayikishije abanyarwanda ku buryo ari cyo wafata ukajyana mu nteko ishinga amategeko. Noneho rero tugomba kureka kuba u Rwanda rwubaka ama etage rutubatse imitima, kureba ibintu by'inyuma amafaranga, ariko imbere umutima abantu uri kubaboza imitima. Harimo ikintu nabonye mu bushakashatsi nakoze ko nandi kuri tere, kandi ntekeza ko nta wundi muntu gifite muri media kandi nanjye ntazashyira hanze kubera ko nge nzi ibyo nubaha. Biriya bavuga ngo mboneza bupfura nge mbigira mbere yuko amategeko n'urukiko rubyemeza. Ariko ikintu nababwira en résumé cyangwa se synthèse nuko biriya bintu birimo, ariko ugasanga bari burya appliquer n'ufotora umunyakore utabimubwiye. Byo nubikora mu muhanda ukamufotora ahita ajya no kuri ambassade kugira ngo ubone yuko noneho we ari na seriye. Ahita ajya kuri ambassade n'ufotora umwongereza ugamukamera mutabyemeranyije, arakubwira ngo siba yo mashusho, nutinda ahita hamagara ambassade. Ariko ntago umunyamahanga yarakwiye kugira agaciro karenze ku mwene igihugu. Tumanze to dealing with the real demon. Daimon ya nyayo mbi igiye kumunga isosiyete yacu. Nge nise ngo ni societe voyou. Dutangiye kwigira societe imeze nk'iya za marine. Iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Turabasuje turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye. Turi kumwe na Apotre Mutabazi Maurice Kabarira. Namahoro. Ngwagasi icyakindi nawe ariko namahoro. Aya ntago ari icyaka n'inyota. Iyo umuntu afite icyaka ngo agasembuye, iyo afite inyota akanywa amazi. Ntago nzi gutandukanya icyaka n'inyota, ariko ko byamera kose kirimo kirambaga ukuntu. Cyangwa ni ikote hariho ubushyuhe ko. Oya buri muri wese uri kudukurikira nashaka ni hafi yiwe afata gakonje ubundi akore ku inyuma yishyurira ubundi dukomeze ikintu. N'ubutengamare. Ni Kanijabo ndi kumwe na mugenzi wanjye Vincent Sengiyumva. Tuzajya tubana rimwe na rimwe mu ma interview. Vincent Krame namahoro muko rubajije mugenzi wacu Apotre Mutabazi. Urase ni mugenzi wacu. Ari kwigereranya n'aba Apotre. Irani intumwa. Uburyo bw'umwuka ni intumwa, ariko mu buryo bisanzwe nk'abanyarwanda ni mwene wacu. Mugenzi wacu. Ukunda gukoresha ko kantu ngo mwene wa. Mutabaza byumve ko ari mwene wacu. Ko kantu nakoresha cyane. Nibyo. Tubana na Vincent rimwe na rimwe kuri Primo Media Rwanda. Mutangire mu mumenyere munamwitoze. Bakwitoze bamenyere tumenyerane. Bakwitora tose. Apotre mukanya ugaragaye ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Amakuru ngeraho aravuga ko hagaragaye n'ibikuba ara byinshi ngo abantu mwahuraga wasunikaga. Namahoro. Namahoro. Nagaragaye inteko ari y'abanyarwanda se. Nteko burya ni y'abanyarwanda bose, kandi ntekereza yuko nubundi no mu bindi biro turakirwa cyangwa se umunyarwanda arakirwa, ariko ku nteko bari akarusho. Ndumva narabibwiwe n'uwahoze ari perezida wa Sena uriya Yamuremye. Yego. Ubwo yampaga audience duhurira ambwa ati inteko ni y'abanyarwanda. Rwose yaba byashobokaga buri munyarwanda akahagera, buri munyarwanda ushaka kwandika ati inteko ni y'abanyarwanda. Turere nubwo abantu batabimenya ubwo tuba tugomba kubakangurira bakumva ko iyi nzu ni inzu y'abaturage, ni yabo.
wenda nubwo n'ibindi byose bari by'abanyarwanda ariko hari aho byo n'umwihariko ko abari intumwa zacu ese ura Vincent ariko ngo yarafite ibidanago ngo yarafite ibidanago ku buryo abakubonye cyangwa amakuru atugeraho uvuga ko utarugiye nyine nk'uko undi wese yagenda niyo mpamvu ibidanago warufite tubwire neza neza nkubaza uko wamenye ko nahageze se ko ndabonye ndi kubikaga murimo mumenya amakuru yaho nciye mu buryo buri mu bundi cyane rwose ariko ibyo nta kibazo iyo umuntu nta kintu arimo ahisha nta kibazo kiba gihari narindi ku nteko rero kandi ni sinshuro ya mbere njyayo no mu ibaruwa nabigaragaje nari mbashyiriye ariko nibwo bwa mbere nanditse ibaruwa nkanayigenera ubunyamabanga bw'amashyaka amwe n'amwe cyangwa se yose muri rusange iyo nyamenya yose kandi burangiye menya atarenze 3 cyangwa 4 ariko numvaga ari ikintu kindi ku mutima ni ikintu nakoreye ubushakashatsi kandi mbona yuko ari ikintu tugomba kwigaho cyangwa se guha umurongo muri sosiyete nyarwanda ni ikintu kireba abanyarwanda ni ikintu kireba vie sociale y'abanyarwanda kandi burya ikintu gicishe ku ntumwa za rubanda cyangwa se zawe burya uba wizeye ko kigera Yesu ngase undi ntumwa y'Imana n'Imana yiducishe ibintu iba yizeye ko biragera ishaka ko ishaka kugera rero baribwa ari intumwa za rubanda iyo hari icyo ushaka kubanyuzaho cyangwa se hari icyo wumva ushaka ko cyagerwaho ku Rwanda si urw'umuntu umwe yari abantu ari benshi rero kugira ikintu gikorwe nuko bakicaraho cyangwa se bakacicarira kandi bigakorwa mu buryo bwagenwe n'itegeko so rero ibyo by'ibidanago wavugaga no murongo ni ibyo ngibyo nta kidasanzwe kirimo ni icy'umunyarwanda yemererwa n'amategeko nkuko nawe uracyemerewe n'undi aracyemerewe ko wakandikira perezida wa Sena na perezida w'abadepite cyangwa se perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena n'uw'abadepite no ko wenda waha copy pour information yabaye mashyaka se ni ikintu kireba abanyarwanda kuko rimwe nemwe ntanazi ngo ndagihe iyo menya ngo n'uyu mwe ndagiha bikahita bikorwa nari kuba ari we nge ariko nagihaye abo ngabo ko hari igihe uyu nguyu ashobora kumva atacyumva uyu akaba ari ucyumva akaba ari ukijyana mu bandi cyangwa se ari ucyumvisha abandi kuko ntekereza ko ari uwo murongo byari birimo ntago ari ikindi rero ni ikintu nakoze ubushakashatsi najyaga mbukora cyangwa se mbyibaza ariko biriya bintu by'Imuhanga bizamutse bavuga ngo mama bavuga ngo iki ejo nari mvuye gukora permis Ngororero nca Muhanga mvamo kananishyuye kugera i Kigali ndabanza conducting research muri iyo area mbasha kubona elema zibasha kuma amakuru byibuza ahagije kugira ngo nkore research yanjye njye ntabwo nari muri research yo ngo yabikoze ngo ntiyabikoze ahubwo nari muri research yo vuga ngo ibi bintu bifite ingaruka ki muri society mutabaza kuvuga ibintu by'Umuhanga uretse ibintu by'Umuhanga wakumva ibintu by'Imuhanga abadukurikiye cyangwa bakurikira primo ivuga ngo Imuhanga ngo ibintu ngo wenda ngo by'amavideo yasohotse akajya hanze impamvu ukumva nari kubitsinda ubwabyo nibyo nanditse nsaba inteko ntago binyemerera kubivuga nkuko mwe mubivuga kuko nakomeje kugaragariza inteko ko ibintu byakozwe muri iriya nkuru no mu zindi zisa nazo bigize ibyaha kandi biviolatinga itegeko nshinga mu ngingo yaryo ya 23 niyo mpamvu rero kumva nayo ndi kubikwepa nese naba ninjye wandika nsaba ko bikurikiranirwa hafi kandi akaba nanjye uza kubikora hano kuri kamera abadukurikiye batarabashije kubyumvaho cyangwa kubibona bakumva apotre kuvanga ibintu by'Imuhanga cyangwa byabereye Imuhanga muri iyi minsi aho ntago twaba tubashize mu rujijo abatabizi Imana idufasha batazigira banamenya cyane ko nasanze uriya mugore abeshyerwa donc uravuga ari amashusho y'uriya mugore wagaragaye ari gutera akabariro cyangwa ari gutari we muri research yanjye nabibonyemo ariko hari no kuba niyo yaba we itegeko nshinga ntago ritwemerera kubivuga gukoresha ziriya nkuru nariya mashusho nkuko tujya tuyakoresha wafata biriya wafata n'ibindi byose byatambutse niyo wagira ku byayago niyo wagira ku by'abandi batandukanye niyo wagira ku nkuru abantu bamwe baza bakavuga ku bandi bantu ati nakunda hari ukuntu kubera kutamenya amategeko nabonye twarakoze ikintu kimeze nka société voyou nko kuvuga ngo turi société tita ku mategeko
ndaguha urugero umuzungu araje ageze mu Rwanda ngo abanyarwanda bamukora mu misatsi tubona umuvugizi wa polisi arimo yikoma cyangwa se yibutsa abanyarwanda ko ibyo bigize icyaha ibyo ngibyo bw'umuvugizi yabivuga nibyo nanditse no mu ibaruwa naravuze ngo akibivuga nese nibuka uburyo umuzungu n'amafoto yamutabyemeranyije yakujyana mu rukiko none ikibazo nkategereza ngo kuki umuzungu umufoto mutabyemeranyije akujyana mu rukiko ukanatsindwa yewe akajya no muri ambasade y'iwabo kubera ko ari umunyamahanga ariko ugafata umunyarwanda ukamufotora ukamukamera mutabivuganye ngo ubone ko abazungu n'abanyabwenge nagiye kamera utwana turi ku muhanda duha amabombo n'amashokora rya bato nuko dukunze bindi arabizi ko ugiye no kumurega yavuga se abana ko twasangira agashokora urabona twari dufitanye umunezero niyo baba badakeneye ko kamera bari kubimbuza ariko twanezerewe twari turi guciringa kuko arabizi icyo human rights cyangwa se uburenganzira bwa muntu ntabwo uraza ngo uhagarare imbere y'umuntu umufotore just bila mupango urabyibuka yuko hari n'abantu cyane cyane abayobozi niwe bikunda kubaho umufotora nk'amafoto 30 akakwereka team iraguhitiramo amafoto wemere gushyira hanze none wowe ukaza ugacunga mutabazi nayuye ugahita ufata ifoto ejo mukazamara umunsi wose muri kudibetinga kuri mutabazi n'ukuntu yayura first of all mbere ko mu debatinga nimba nayura nabi cyane nayura neza cyase nimba biri ethique tugomba kubanza tukadiringa n'uyu muntu wamfotoye atabyemerewe violating my privacy nicyo ngicyo nageragezaga kuvuga ngo trop c'est trop enough is enough societe nikomeza kugenda gutya tuzagarukira kuko ni societe igendera ku marangamutima na rezonoma ya buri wese ati ashingira kuri rezonoma ye ariko nanone hari ikintu kitagomba kwibagirana mu Nteko nshinganditsemo ngo turi igihugu kigengwa n'amategeko rule of law so mu by'ukuri rero nibyo kandi nizeye ko nubwo rimwe na rimwe hari igihe umuntu yandika wenda inyandiko ntihabwe igisubizo ariko hari igihe umuntu yizera ngo wagaye umuntu gutinda ntumugaye guhera hari n'ahandi naragize correspondance hamara amezi ariko naje kubona bambwira bati twarabibonye kandi hari icyo turi kubikoraho ntekereza ko ari ikintu kiza ko ubuyobozi bw'u Rwanda bwumva ko nyine turi abaturage tugira uruhare mu bidukorerwa twabona hari kimeze ukuntu tukagaragaza ibitekerezo twabigizeho nabo kandi waba watekereje ibintu by'ishingiro bakakumenyesha ari nk'ibaruwa nigeze kwandikira inteko bazi ibyo kunyaga baravuga bati rero itegeko ryo kunyaga numva ari umuntu w'umuvunyi wungirije wari inyoherereje so niyo umuntu atagusubiza ibaruwa ariko akakwereka ngo kuri iyo concern uri kuzamura twe tuzi ibirenze ibyuzi dore ibyo tuzi rero ushobora kuba iyi detail wenda utaruyifite Apotre iyi nyandiko yawe yasembuwe na ya mashusho ya wa mugore bagaragaje yasambanye navuga ko ari byo byasembuye ariko byampozemo kuko bikorwa kenshi kuri izi mbuga nkoranyambaga by'umwihariko bikorwa nk'uko umuntu ahumeka so ibi bintu byo kuvanga amashusho y'amabanga y'abashakanye cyangwa iki tumaze kubona yuko none umwe nuko mudakora kuri showbiz yo niyo ibyo yiberamo donc nuwango nta cyumweru cy'ubusa nta kwezi kubusa iyo bitari ibyayago biba ari ibyundi none ikibazo kuko babandi babivugaho bagenda bakicecekera ariko aho ngaho nituvuga kuri bariya ntago barashaka uriya n'umumama w'imyaka 55 nagezeyo Muhanga neza mu myaka 55 abana be nababonye batandatu ntago nabonye physically ariko umuntu yarabanyeretse yego kuri video anyereka imfura ibyo ni ibintu kuko ngi ibintu byose akenshi nkunda kubitekereza mu itegeko nshinga andi mateka uzasanga ntayavugaho cyane ahubwo ingingo ya 23 iri clear ntabwo icyubero cy'umuntu n'agaciro ke bishobora kuvogerwa ingingo ya 17 umuryango niryo shingiro ry'imbaga nyarwanda none ugasanga ibintu biri gukorwa ntago byemeye gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ariko tuve kuyakwirakwiza nta nubwo umuntu yemereye ku nkamera tutabyemeranyije ngero nayo nibutsaga inteko nkayibwira ngo ni byiza ndabishima polisi ari ibintu yahinduye ibyo gukora perimi ifite amanota menshi cyane biri kwihuta nta ruswa ikibamo biri smart neza cyane ubwo uri kuvuga ihe perimi provisoire cyangwa definitive nta ruswa ikibamo kwihuta ruswa
Okay, byo byasaba ubushakashatsi nawe nanone. Okay, yaragabanutse ku buryo buri considerable. Reka twashije jambo. Yego. 2018 na 19 nibwo uwo muze wacitse. Hejuru y'iyo myaka. Hari ikintu bashobora ko barahindiyemo kigatuma ikamamo kandi ibyo ndikubwira nk'umuntu wahoze ndi kuganira n'umuntu uba mu byo gukora ibizami bya buri munsi yambwiye ati hejuru y'imyaka umuhanga w'imodoka aratsinda. So ndashima ko zebra crossing itegeko ryari rihari ariko ridakurikizwa. Ariko maze gushima mu ibaruwa ndavuga ngo none ariko ndi kwibaza ukuntu twaboneye umwanya ibintu bya zebra crossing tukaburira umwanya guhanyorwa no gukandagirwa ku itegeko nshinga mu ngingo ya 23 n'izindi ngingo. Yego. Apotre reka tugende tuvunagura gake kuko wanditse ibaruwa ngera ngo ifite page ebyiri ni ndende. Yego. Ariko turagenda tubinyuramo ibyo byose ibi bise binyibutsa wa mugabo data manager wa Nyamagabe. Yes. Nabyo ni the same case. Yego binyibutsa wa mudepite weguye ngo wari bafashe amafoto Gamariere I think. N'amafoto y'umuntu wasinze rega ikibazo itegeko ryo ni kwemera gufotora umuntu mutabyemeranyije. Donc ikibazo ni yasinda yagira uwasinze nimba hanyuma reka tugaruke gato kuri ari amafoto reka ikintu cyabonetse giciye mu cyaha kuki tutabanza guhana icyo cyaha byaciye mu reka tugaruke gato kuri ari amafoto yabari abantu bari barimo barasambana nge ndi mu bantu bayabonye mbere ariko kuko ntajya njya muri gahunda nka ziriya ubuzima bw'umuntu bwite sinkunda kudiringa nabyo cyane ariko uribaza amafoto nkariya cyangwa amashusho nkariya kugira ngo ajye hanze nta ruhare umwe muri baraya bigizemo. Ngere icyo ndi gusaba inteko ntago umwe ari ugomba kugira uruhare. One, ntago ugomba kumfotora utabinsabye. Naho twaryamana muri hoteli nimba ari ibyaha uzajya kubaririza mu ijuru aho babarira ibyo byaha cyangwa se ubicishe mu buryo bundi ariko butaviolating amategeko. Ntago muri hoteli muri buryame ngo umwe afata umwanzuro wo gukamera kandi igikorwa ari cyababiri. Ubizi ute ko batari babyumvikanyeho? None niyo mwabyumvikanye ku kamera no kujya hanze kwabyo nako kugomba kumvikana. Ubizi ute ko nabyo batabyumvikanyeho? Icyo gihe rero aho ngaho noneho bose bashinjwa gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Hano turi mu mategeko. Koteye amarangamutima abantu ubuze ngo buri muco ngo uraza ngo buri ngo ntabya tube tuvuye kuri yo side. Tumanze to dealing with the real demon. Demon ya nyayo mbi igiye kumunga isosiyete yacu. Nge nise ngo ni societe voyou. Dutangiye kwigira societe imeze nk'iya za marine. Nge ngunda kuba amamana urugero nuko kwenda kwitanga urugero bigora ariko hari abantu benshi bagiye bamvuga ibi bana bihimbye. Nge hari ibintu mbaziho byanyabyo mfite na za gihamye byo mu buriri nahe hose. Wenda narabihawe n'uwo bajyanye mu buriri. Ariko wenda bikubwiye nk'umushumba ni nka wari uri muri penetezi. Tunavuye muri icyo kintu ariko nge hagira n'umumbazaho nibura ntacyo namuvugaho. None umuntu ubizi ko mbizi twagera nyuma ya kamera kambaza ati kuki nawe udakubitiye mu mavi. Ambwira ngo ibyambere n'ubugegera icya kabiri ntibyemewe n'amategeko. Hari ibintu tugomba kumenya. Reka patire muri Amerika ko ndi kumva n'amategeko hano tuyahuriyeho. Ntabwo ushaka kujya kureba drug dealer ngo winjire mu nzu ye udafite manda ngo mujyane ku mucamanza uvuga ngo nasanze mu rumogi. Ku mucamanza ahita kubaza ngo winjiranyemo manda yihe. Nimba nta manda winjiranyemo nubwo wabisanzemo agahita kugira ngo jyana icyo kirego. Haryo ubwo ayo mategeko niba tuyahuriyeho ibyo nabyo mu Rwanda niko bikorwa. Umuntu aza iwawe akazana mandadare. Mu rukiko rw'ikirenga baherutse kubaza ribu ndumva n'izindi nzego ko nimba batabyubahirizaga bagomba gutangira kubyubahiriza. Bagomba gusaka hariho. Uravuze ngo ubanje kubisasira uvuga ngo tuyahuriyeho. Hanyuma nkubaje niba byubahirizwa uturukiko rw'ikirenga ruherutse kubisaba rurabisaba niba tubihuriyeho kuki bidakorwa. Oya sinagwese ko nibya zebra crossing bari kubitsimbataze kiteko ryahozeho. Wenda ndakwa nk'urugero kuri Prince Kid buriya nawe bamukozeho ibyaha byinshi kugeza ku rwego ntago nzi nimba barabeshye umucamanza aho ntago nashinja urwego kubeshya. Ibyo ni umucamanza bari kuva ko rumubeshye akagira nuko agenza bamubeshye mu rukiko rwe. Metre wa Kid ndumva niba ari wabizanye cyane se barabajenga aya mashusho yafashwe gute uruhushya rwo kurikodinga mu buryo bwemewe n'amategeko amajwi mwaruhawe nande kuko ubundi rutangwa na procureur. Yego. Ku buryo aho hateye imbere anashobora kuzagagarara ku muryango ategereje kwinjiramo yatse manda ariko ategereje kiza electronically kuko unakinjira wa muntu ukamusangana n'urumogi ijambo rya mbere kubaza kubaza ngo ufite manda hariho noneho bemerewe gutwara intwaro
asanze nta mandara nakurasa nko kubanga iki arakubara nk'umujura winjiye tugomba kuba societe igendera ku mategeko violation de domicile noneho hariya turabanza turebe ngo uriya mudamu nyanaje gusanga atariwe yes video biragoye gusertifiya kariwe hariya hanze FBI yaguze software iyo babonye video wenda y'umuntu wakoze crime muri mall cyangwa se grocery what mu byaha runaka mu nyubako runaka ifite kamera barabanza gashyira muri logiciel iyo ifite ubwo bumenyi bw'ubuhanga nicyo yakorewe igura amafaranga menshi igenda igaprocessinga ryashusha ikemeza ngo uyu muntu arasa n'uyu muntu ko baba bafite n'amashusho yawe muri database ku kigero cya 40 ku kigero cya 40 nayo ntabwo ivuga ngo ngarasa kuri 40% kuri 30% hano umuntu ngiye wanyoreje ifoto arambwira ngo wakoze ubukwe bwa kabiri mbona umuntu wakoze ubukwe ni ngewe ntabwo yari litrike yariyo n'umuntu dusa uretse gakovu yari afita nanjye nararebaga nkabona ni Mutabazi kabarira muri se ntabireba nkabona afite umugore munini ngiye mfite gato none se nagize muneje yankora ubukwe ntabizi kuko ndi kubona uyu muntu ari ngi iri kote sinigeze nditunga none birashoboka ko umuntu yajya mu mashusho umuntu ajya kumureba kuko ari wowe aza akabona ari wowe ura mugore wasanze atari we nagariwe hanyuma yashingiye ushingira ku kibihakana apotre abenshi babonye ari amashusho cyangwa ari amafoto comment baje batanga bakari koko barabihamye wowe noneho niki wababwira cyabakora mu rujijo ndi kudiringa nuko ari ibyaha mwibereyemo abakora inkuru kuri biriya bintu nundi muntu wese wa dribura ziriya fe reka nawe kwinjirayo ariko muri bimwe nabonye wenda kamubwira n'ikindi ibintu nabonye yo hariya ntago nabivugira kuri kamera kubera ko ngenzi kubaho umuryango mudamu ufite abangana na mama cyangwa se bajya kungana afite abana 6 harimo umukuru w'umuhungu ni umusore washaka n'umuryango wishimye n'umumama waruzwe mu rusengero nk'umuntu mwiza w'umutima mwiza ufasha abantu none kubera ko information ziri ahantu zitara ibya kide bacometsemo ingingo ivuga ngo aya majwi yafashwe ngo kubera impamvu ngo zibye umutekano kuko bazi ko iyo ari ku mpamvu z'ubusugire bw'igihugu n'umutekano iyo close yitiva aho tutahinjira ariko wumve ko nabo byabaye ngombwa ko basobanura ni gute mwabonye aya majwi none se ubu nari amashusho tuvuge ko yabonye ari mu mpamvu z'umutekano ikintu nibutse abanyarwanda nuko ncatse amashusho y'abanyoko banyu mwese ko mu ndeba nimba mubafite nayabona bari muri kiriya gikorwa nushaka umwiteka kuze mama wawe ariko kiriya gikorwa kirakorwa amashusho rero yafashwe mu buryo bw'indestine nyine nayibona mveretinze amategeko nicyo cyo kubwira kuko nariya yabonetse haje varetinzwe amategeko wireba rero ngo wowe bari kumwe ngo ntibemeranwa na mbere yo kuvuga ngo bari bari kumwe turabanza turebe ngo yakugeze hate bigize icyaha ninde wayakwirakwije bigize icyaha ninde wagiye noneho gutangira kuyatanga ingingo ya 23 iravuga ngo icyubahiro cy'umuntu no babyanditse ngaha aravuga ngo imibereho bwite y'umuntu iyo umuryango we urugo rwe cyangwa se ubutumwa yoherezanya n'abandi ntibishobora kuvogerwa mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko icyubahiro cye n'agaciro ke bigomba kubahirizwa hasi niho bavuga ngo nta urugo rw'umuntu rushobora gusakwa n'inzego bidakurikije amategeko Aronye nkavuga ngo societe nyarwanda ndi kubona turi kurega ku mategeko ariko tukumva turi mukuri icyambere mu biganiro bitenda guca ubusambanyi mureka tubiganira ngo wenda byacika ahubwo sinzi wajya dukunda ku entertaining ikintu kirimo sex sinzi impamvu naho urabizi neza ko kubyinteracting aho gutyo usebye umuntu bari abana bose bagiye bakiyahura kuko ntago uzi reaction y'abana bari bugire uriya mudamu agiye akajya barongo n'abana bakamukurikira waza kandi noneho hejuru ko ibyo bintu byose bivayoretiza amategeko nk'atanu nta nubwo ari itegeko rimwe gukwirakwiza amashusho ni icyaha gutesha umuntu agaciro n'icyubahiro ni icyaha hari ingingo ivuga ngo umuntu ni umunyagitinyiro kandi ni umunyacyubahiro aho ngaho warangije kwinjira mu cyubahiro cye n'igitinyiro cye ukabikuraho mu by'ukuri ni iki ngiki ngewe nandikiye mvuga ngo enough is enough trop c'est trop
biragaragara ko sosiyete nihatagaragara abashinga amategeko barimo babihagurukira, barimo bagaragaza ibihano byabyo, yewe n'inteko byaba ngombwa bakabirivayizinga, tufite ikibazo gikomeye. Nkurikira itangazamakuru mpuzamahanga muri Amerika surtout, sindabona inkuru nk'izikorerwa i Kigali kuri YouTube. N'ikimenyimenyi kugira ngo ubone ko ibintu bitari shyashya, uzarebe no mateleviziyo ari mainstream cyangwa se amatangazamakuru ari mainstream ntajya bikinisha, kuko bo at least bazi code de conduite z'umwuga. Ariko abandi bo none se ubwo tuvuga yuko YouTube wenda tuvuga yuko idakurikiza izo code zo muri mainstream, ariko se tuvuga yuko izagenda igakora ni nko kuzana umuntu kuri plateau bakamubagira ngo ariko ngo twari ngo turimo dutwika ngo nibyo birakora views. Nimba ikintu ari icyaha tukita icyaha, kandi nge nari ndimo nanasaba ngo niba na ngombwa bashyiraho pene maximale ku muntu wafashe amashusho undi muntu abikoreye ubugome batabyemeranyijeho. Yego, nimba ufashe ifoto umuntu ukayijyana ku cyapa ukajya gucururizaho yakurega. Arega rero amashusho reka nkubwire ko umuntu ashobora kuyajyana ku zo bita za OnlyFans n'izindi za website zicururizwaho amaporno. None se umuntu agiye agacuruza ibintu byafashwe nyiri ubwite atanabyemera, utekereza ko mu rukiko ntacyo bivuze? Nuvuga ngo tugomba rero kureba ibintu. Yego, tugomba kureba ibintu. Apotre, nibyo koko wajyanye ibaruwa, amategeko yose wagiye yasobanura, ariko hari icyo umuntu yakibaza, kubera iki urabona mu Rwanda hari ikibazo cy'ubushomeri buteye ubwoba. Urabizi ubushomeri buri ku kigero cyo hejuru kandi buri kugenda bwiyongera. Hari ibibazo bya transport, urabizi ko ibibazo by'ingendo mu mujyi wa Kigali by'umwihariko bimaze iminsi bisakuza. Hari imodoka zemewe ntago ziragera muri Kigali, kandi niko ikibazo kigenda kiyongera ko iminsi igenda ishira. Hari ibibazo byinshi, harimo nk'ibibazo by'inzara nko mu Bugesera. Hari ahantu numvise mu minsi yashize umuseke yanditse ko abaturage bari gusuhuka bari kujya mu tundi duce kubera inzara. Ibi byose ntekereza ko bizi ibibazo biri muri Kigali cyangwa muri Rwanda ni byinshi. Hari ibiciro ku masoko, hari abaturage baherutse gusenyerwa ngo bari mu manegeka, ariko nabo ibibazo byarabizi ko byarasakujwe. Kubera iki witaye kuri iki ngiki cy'ubusambanyi? Nicyo kibazo ubona gihangayikishije abanyarwanda ku buryo ari cyo wafata ukajyana mu nteko ishinga amategeko? Nge ntago navuze ikibazo cy'ubusambanyi, ahubwo nawe uri kuvuga ubusambanyi. Nge ndi kuvuga ikibazo cyo kuviolating itegeko nshinga. Umva nkubwira ikintu bari gukora, ni nko kugenda ukajya kwiherera muri kaburimbo. Kwiherera nanze kuba yatereme yindi, wanze kwiherera ukihanaguza, nanze kuvuga yatereme yindi na urayumva, ukihanaguza itegeko nshinga. None se ibyo nyine icyo kintu akubajije Vincent, icyo kintu Vincent akubajije ati urabona aricyo gihangayikisha abanyarwanda kuri violating, urabona aricyo gihangayikisha. Nari nkosora yuko ntahangayikishwe n'ubusambanyi, iryo fata ry'amafoto, iryo honyora ry'itegeko nshinga, uko gukandagira mu cyubahiro n'igitinyiro cy'umuntu. Tuzi ko umuryango, itegeko nshinga mu ngingo ya 17, ni umuryango niwo shingiro y'imbaga nyarwanda. Impamvu rero ndi kuvuga ikintu kwango kucyo uri kumbaza ngo ibyo ibiryo birazamuka tugakomeza tukabaho n'abariko tukabaho, ariko nakubwiye ko abana bashaka kwiyahura. Birafata ku marangamutima, birafata kuri psychology. Noneho rero tugomba kureka kuba u Rwanda rwubaka ama etage rutubatse imitima, kureba ibintu by'inyuma, amafaranga, ariko imbere umutima abantu uri kubaboza imitima. Amategeko wakizemo ibyuho bituma umuntu araza. Hari n'impamvu abantu baranditse ngo icyubahiro cy'umuntu ntikizavogerwa, yewe yaba n'inzego ntizizakeneremo. Ubutumwa yandikirana n'umuntu ntibazinjireyo, wenda ku mutekano bazabisabe mu nzego. Hari impamvu byaratekerejwe gutyo, nukugira ngo sosiyete ibeho anarmoni. Ndakubwiza ukuri, ushobora gusanga wenda ibyo biciro mbizi ko bihari, ariko nkabona ministeri za Rwanda byizi kabimanura ejo bikazamuka babirimo. Ariko najya kureba ibyo byo kuvanga abantu bari gutikuzo kandi bariteshejwe bitemewe n'amategeko, nkabona nta muntu ubyitayeho, nkabona nta ushaka guhana uwo mukozi. Nge nanasabye yuko bibaye byiza bashyiraho burundu ku muntu wafashe amafoto, amashusho agamije gutesha undi ikuzo n'icyubahiro. Ndabisaba ubona abashinga amategeko babireba, ariko uko byamera kose n'ibyo bansubiza byose, cyane ko nabibukije muri paragrafe ya mbere, ni subwa mbere mbandikira, ariko nge ndabibutsa ko 2024 muzaza gushakisha ijwi my dear.
nge byanezeza guhijwe umuntu nandikiye akansubiza ntago hazuriye haza ishyaka oya ariko nanezwa guhijwe umuntu nandikiye akansubiza ntacyo nanjye ntago nandikiye umuntu nandikiye inteko nabonye bakikopiye n'amashyaka inuzi yego oya abanyamabanga bw'amashyaka wasanga hari uzabireba akabyumva mbere nawe akazamura iyo konsani hagati muri bagenzi uko nge cyo ndeba si credit ahubwo ndareba Apotre reka tugaruka ku kibazo uyu muvandimwe sosiyete yacu iracumbagira imeze nkaho itari macuwa sosiyete ziri macuwa ntago biriya bintu bazikora Vincent yarabaje ku kibazo cyo kuva ngo urabona icyo kibazo gikomera abanyarwanda nta makuru menshi nagiye muri detail zira video sinigeze nzi agaciro cyane ngo mbigemo ariko bivugwa ko nguriya mugabo niba ari umugabo ngo yarafite yamwatse amafaranga ngo atabishyira hanze bivugwa ko sinzi niba ari byo kuri hanyuma ahubwo ikibazo cy'ubushomeri ntigishobora no gutuma witendeka ku muntu kuko nacyo kiri mu bibazo bisa nkaho byugarije abantu harimo ikintu nabonye mu bushakashatsi nakoze ko nandi kuri tere kandi ntekeza ko nta wundi muntu gifite muri media kandi ntazashyira hanze kubera ko nge nzi ibyo nubaha biriya bavuga ngo mboneza bupfura nge mbigira mbere yuko amategeko n'urukiko rubyemeza ariko ikintu nababwira en résumé cyangwa se synthèse nuko biriya bintu birimo vengeance sadique nkarekera wasinge kure harimo vengeance sadique nta miseke igoroye irimo nubwo uriya mugore yabeshyewe ariko hari abakoze ayo mashusho nge nayo makuru yose narayagezeho ariko nge sicyo cyangenzaga icyo gusambana kw'abantu n'abasambana nabo niba banabyemererwa nge cyangenzaga cyari nyuma y'ibi kubibonera kuri kwabyo ariko ndanashaka kureba ibintu muri big picture yo kuba amafoto afatwa nande ko nabanje kubwira yuko uwashaka amafoto n'amashusho y'abantu bose baba mu gihugu yayabona mu buryo buri clandestine none ikibazo gisigaye no kuvuga ngo none se turushanwe gushaka amashusho y'ubusa bw'abantu cyangwa se n'iby'amabanga yabo turushanwe ese abari kuganira ku mashusho y'abandi bantu ntibaganire ku kibazo cyo kuba abantu barenga ku mategeko bagakora ibitemewe bakabikora rimwe bakabikora kabiri kandi abo bantu bashakishwe noneho nge n'icyo kintu nari ntinzeho ariko n'ibyo bintu nabyo bingwaho ariko icyo nashaka kuvuga ni ikivuga ngo ibyo bibazo bindi muvuga ngo birahari ngo n'ubushomeri burahari ngo bituma umuntu ashaka amafaranga umuntu yemerewe gushaka amafaranga atarenga ku mategeko uyu muntu uri gushaka amafaranga arenga ku mategeko kuko mu gusaba kwa navuga ngo nibamara gushyiraho ikihano gikarishye ku muntu no mu bari wanashyizemo ndavuga ngo nge sinemera ko Kazungu watemye umudamu we umutwe agashyira mu ndobo abana bareba ko ari umugome kurenza wafasha ari amashusho sinanabara ko damage yakoreye sosiyete nyarwanda uwakoze nyinshi n'uwafasha ari amashusho ariko twe kuko tutanariza ibintu biri mu buryo buri psychological kandi buzamutse twe duhita tureba agression physique tukaba ariyo duha agaciro iri moral iri emotionnel uyu munsi uwitwa Andrew Tate ni umu-influencer ukora video y'amasaha n'igice mu masaha 24 karibwa n'abantu miliyoni 10 naratangaye aravuga umugabo kajya n'iki mu Bwongereza bari kumucaginga ngo yakoze ikira ngo violence ariko ngo emotionnel donc ngo yakoze manipulation des émotions y'abakobwa donc no kumanipira amarangamutima y'umukobwa ubikurikiranwaho mu rukiko hanze nimba rero tuvuga ngo amasosiyete hanze yaradusene natwe turi kuzamuka twizamuka mu birayi bya Kinigi byuzura inda tuzamura amataje tugura utumodoka twiza ariko wajya kure ukabona moralement socialement twitwara utumarine psychologiquement twitwara nk'utumarine ni ujya kubona ukabona umuntu afite umukozi yirwa amwita ikigoryi ngo wangegera n'uwangu aramumenasa mu buryo bwo mu bwonko wajya kugira icyo ko atamukubita se ngo kata mariteretonse y'amagambo ubwira umuntu ayo mafoto ufata umuntu kuraza umuntu ku nkeke nese nimwe muzi ko hari ikintu bita kuraza umuntu gushyira umuntu ku nkeke ibyo byose ugasanga n'urugero hari itegeko rihana umuntu gushyira umuntu ku nkeke uwafasha ari amafoto we ntibajye kumuryoza yego Apotre reka nanjye nkugarure noneho mu buryo butari ubw'amategeko mu buryo bw'iyi sosiyete y'aba bantu bari gukora ibi turi kubona bo ni bantu ki kuko urimo urashaka kudefanda side y'amategeko no ni sosiyete voyo nayise ngo ni sosiyete voyo kugira ngo ibe voyo n'abantu batagacira amategeko byaturutse he Favoir urimo urareba ko ari sosiyete voyo urimo uravansa argument z'amategeko ariko aba ni bantu barezwe bate wowe kunyibwirira ubwawe uti na mbere yuko amategeko azamo ngewe indangagaciro zanjye ntago zanyemerera kuvuga ibyo nabonye hariya which is good ariko se utinyuka ku myaka ye
agakora ibintu nka biriya wowe utekereza ko ari muntu ki wakuze ate warizwe ate? Reka tuvuge muri ubu buryo ibihugu bya Afurika habayeho ikintu kimeze nk'ivangirwa. Twavuye mu bwami twikubita mu bintu ngo by'ibirepublika n'amarevolution no kubirindurana kw'abayobozi n'abandi. None umuntu asigara yahindutse ryaje mu bavuze ngo intiti ngo yabaga ari umuntu ngo igitoyi cyaze asigara adafite umwimerere w'umuco mu gihe cya cyami, asigara adafite umwimerere wo muri abo bazungu nkweretse ko bo ibi batabikora. None asigara aho hagati ameze nk'umuntu uri gushaka kuba autopilot, abagide na logique ye. We yashyize muri logique akumva kuba uri gukora wenda nk'urugero ashyize muri logique abona kuba uri gukora ibintu atari byo, ariko ni logique ye. Wareta kuri telefone akamera, ariko ntabone ko bukamera bifite itegeko ribigenga riri strict rivuga ngo ugomba kubisaba nyirubwite. Kabiri, numara no kubikamera hariho igihindukira kikavuga ngo niwemere gutesha umuntu icyubahiro cye n'agaciro ke. Ibyo bintu byose nkuko nakubwiye ngo itegeko rya zebra crossing ryari rihari ariko ritubahirizwa, kandi uyu munsi bari gushyira imbaraga kubahirizwa. Nimba ari n'amategeko ahari nyine avuga ku cyubahiro cy'abantu n'agaciro kabo, nuwabiviolatinze niba yakangurire kandi bibutsa abantu ngo nk'inteko nk'abashinga amategeko cyangwa se nk'inzego nyubahiriza tegeko ibi bintu bigize icyaha. Baraje baratubwira ngo gukora mu musatsi w'umuzungu bigize icyaha, ntabyo twari tuzi. Umuvugizi arabivuga, ariko wasanga wakora mu njwiri za nuza byarangirira aho ngaho. Double standard rero nayo ntabwo tugaragaza nk'igihugu giteye imbere. Igihugu giteye imbere itegeko wakurikije kuri ntuza niryo ukurikiza kuri ntuza nimba ari hari, keretse nimba ari umuntu wihariye akaba afite itegeko ryihariye kuri we rivuga ngo wenda umuntu ukora muri uru rwego iyo umututsi urwego akorera iyo yambaye uniform, ibintu nk'ibyo. Ariko ntago ari ibintu byo wanga umukire nushaka gusora video ye azahita kujyana mu rukiko bagucaginga yuko washatse kumusebya, ariko mwene ngofero najya gusebya mwene ngofero batuye muri quartier imwe ngaho ho ntago agomba kubibazwa ngo ntango sundi azaregande. Amategeko yoberezwe ku bantu bose kimwe. Ni iki kintu dukeneye kugutsimbataza. Ikindi abantu bagakangurirwa ibyo bintu, bakibutswa ngo ntiwemeye gufotora umuntu utabimubwiye, bakibutswa ntiwemerewe gufotora umuntu utabimubwiye. Ikibazo rero ushobora gusanga itegeko tunarifite, ariko ugasanga bari burya applique n'ufotora umunyakoreya utabimubwiye. Byo nubikora mu muhanda ukamufotora ahita ajya no kuri ambassade kugira ngo ubone yuko noneho we ari na seriye, arahita ajya kuri ambassade. Nufotora umwongereza ugamukamera mutabyemeranyije arakubwira ngo siba ayo mashusho, nutinda ahita hamagara ambassade. Ariko ntago umunyamahanga arakwiye kugira agaciro karenze ku mwene igihugu. Nimba ajya kubaza ambassade nuko we ariho afite uruvugiro, nanjye ndabaza ku nteko. Bya bitangaje wabaza kuri ambassade ikabikurikirana, wabaza ku nteko bakabireba bati akagahungu bikarangira. Ntago byaba ari byo ko ngenda kwereka itegeko. Ikindi byaba bibabaje nkweretse itegeko nanarikotinze ntunambwire niyo yaba kuri message ya chat, niyo yaba akantu kare informel, ubwo tariki ibyo bintu kuzamura nta shingiro tuzi impamvu. Tureba nk'ahantu uri kuvuga gutyo tubibangikaje n'ikivuga gutyo, uretse ko amategeko mu Rwanda menshi afite ibihanga, afite n'ibyo usanga itegeko ari ikirebane n'irindi. None ukabona hagati harimo gap yaho umuntu bamuhereje akantu ko munsi y'ukwaha yahita bererekeramo. Umuntu wanywera umogi ngo kumuha hagati y'umwaka n'ibiri cyangwa imirimo ifite igihugu akamaro. None ni iki kigena uhabwa imirimo ifite igihugu akamaro? No bushishozi bw'umucamanza. Iyo ngingo imuha byiza ko ari uko bushishozi. Iyo ngingo imuha uburenganzira. Ariko harimo icyo cyuho. Niyo mpamvu bagiye bagabanya difference nini yari hagati ikibazo kuba umuntu mu mwaka uzi ko umuntu wafunzwe amezi 3 hari imirimo atemererwa gukora igihe kinini. Umuntu wanyweye urumogi afite na 18-20 ubuzima bwe burarangiye burundu kubera ko yagize gutya. Wamuhaye 3 se. Ariko buretse gato hari ikintu cyitwe ihanagura busembwa. Icyo kintu abanyarwanda bagomba kuba na benshi batakiza. Uretse gusa ku cyaha cya genocide niho bashobora kutagushyiraho ihanagura busembwa no kubyaha bikomeye nk'ubwicanyi, ariko bashobora kugonagura ubusembwa extradi kazigize. Reka nkwereke abantu batwandikiye amategeko barize cyane, ariko bashaka kuba bafite akazi kenshi, bagiye bihangana kuko bereba sosiyete, bagiye bihangana bibonera umwanya. Kunywa urumogi ntibazabirenza amezi 3, bazabirebe bazasanga ari byo bikwiye. Kabiri, nimba wandika iryo tegeko ufite umwana kandi ukabuze ko yanywa urumogi, n'igihe wasanga uryandika uzikana rumwe
shyira itegeko nawe ubona ko rifasha umwana wawe utararakara cyangwa reka tutaza kujya mu byo gupromotinga abankurumogi ntago nahimba ngo bagabanyirizwe ibihano ahubwo narivuze ngo reka twe kwinjira tugira amategeko ari reasonable yego icyo ngicyo ariko ibyo byo kwanga bagira amezi 3 kabiri umva se kuki batandika mu itegeko ngo uwo warumwe bamufashe wenda ibyo baba bagennye kuri we ntabyinjiramo ariko tumukoresha dushaka kumenya uwarugura nawe donc inzira yo gushyiraho hanze habaho drugs agency anti drug agency agence ishinzwe icyo cyonyine bagakurikirana bagashyira n'abantu batata bambaye nk'abo ntwara umugi bajya gutata muri camp z'abarugurisha bakarurangura harimo umuntu w'umugenzacyaha cyangwa se ukurikirana ibyaha w'agence agashyira ubuzima bwe muri risike kuba yanakicwa ari gukurikira ibyo nakubwiye ngo twe dushyira imbaraga mu gukurikira uwazana igisasu kandi kambwira ikintu gitangaje buri igisasu bakigusanganye ntiwavuga ngo ngiye umuntu wakimaye simuzi ubwo rero ngo mwinjyana muri ndabyemeye n'ubundi wabivuga bari kujyana yo y'amategeko niyo ndi kuvuga none kuki umuntu ashaka ngo ngiye mfite video y'umunyarwandakazi ari mu bintu by'imibonano leta nigufata uwo ari wese rando muri niyo yabari we cyangwa ngewe ikubaze ngo iyi video wayihawe nande nimba ari urubuga rutubwire turakurikirana urwo rubuga wenda nawe hari amande arakujyaho ariko tubwire witubwira kandi ngo urumva nyine ngo sinzi ukuntu yangeze tubwire none bakurikirane mpaka kuri source uwafashe iyi video kubite burundu y'umwihariko kuko muri gukina n'ibintu birimo ubugome bw'indenga kamere mwe mukabifata minenegwe kuko mumenyere kudiringa na hardware ntago mudiringa na software mumenyere kudiringa na mataje ntago mudiringa na marangamutima kandi gituma umuntu aba umuntu ashobora kuvumbura agakora ama innovation ni self esteem none abana buriya mudamu urabona nimba ari buzavumbura icyo gajura kikivumbuye sinzi nimba nabi agaciro kuko nakubwiye ngo nimba uriya yarabeshyewe ariko hari uwo byakoreweho donc abakoze ibyo byo barahari kandi kugira ngo ibyo byose bijye hanze havaretizwa amategeko arenga 5 Apotre turashaka kwentatininga ubwonko bw'abanyarwanda ariko tuvaretinga amategeko niyo societe dushaka mureke dusoze tugana ku musozo Apotre yavuze ko atari ubwa mbere agiye ku nteko ishinga amategeko kandi ajyanyeyo ibibazo urumva hari experience amaze kugira gukemura ibibazo kwaho cyangwa se kubita ihari yabakanaga bikarangirira aho ngaho ubu Apotre wagiyeyo usubiyeyo ni ikihe gisubizo witeze mu nteko ishinga amategeko kuri iki kibazo wajyanye hariya wajyanyeyo kubera ko 2024 bazaba bategereje ijwi ryanjye mfite icyizere ko bazansubiza mu buryo yaba mu buryo bw'ijwi yaba mu buryo bw'inyandiko yaba mu buryo bw'ibikorwa nabiri rero uvuga ngo ese ngo bashobora kubishyira hariya bashobora no kutabishyira hariya bakaba babisomye wenda ntibakubwire feedback ariko bakaba babitoniye en considération kamwe hari ababa babisomye hari igihe narimaze narandikiye ibintu bumwe amezi agera nko muri 2 ariko ubu tuvugana nacemo nk'amasaha 3 hari umuyobozi wahariye umpamagara ambwira ati minister yabonye ibyo wanditse arashaka ko tubikurikirana ushinzwe research hariye iyo ni imikorere myiza njewe nimbona ibintu bumwe ifite imikorere myiza nzaza bambwire ngo minister ndi kubona iri kuduha na yombi nkuko twayisezeranijwe n'ibintu bumwe nabandi nibigire nibafata icyo kirere cyangwa se kuko reka nkwereke abanyarwanda tugira umuco wo kwandikira inzego bake rero twabashije kukwandikira tugafata page ebyiri tugafata igihe cyo gukora research tukajya imuhanga byaba byiza habayeho no kuhabwa short message mu buryo bwari bwose yo kubwirwa ngo ibintu wanditse nta shingiro bifite twabisuzumye bakanakwereka rezo imwe cyangwa ebyiri rero wavuga ngo niteze yuko kuko iki ni ikintu kimaze kukabya nabonye n'umunyamakuru agiye kukibaza murangira ati ibi bintu ko bigize ibyaha kuri kwiza amashusho ese hari kuko muri kubirebera murangira ngo kukivuga ko turebera hari ibyo turimo ariko na mbere polisi yabaga irimo ikurikirana ibintu mu mihanda ariko ibya zebra crossing itarimo ibishyiramo umunya ngenda shaka tugire niba ry'igihugu kiyoborwa n'amategeko itegeko umurongo ku murongo akanyuguta akadomo ku kadomo tubibeho serious buri muturage akura bizi bizanakangurira abanyarwanda bose kumenya amategeko bahereye ku itegeko nshinga yego kuko hari ikintu najya gukora cyangwa icyo gihe nakubwira ngo abantu bambazaga ibintu ku muntu mbizi yanampemukiye ariko nkamubwira ngo ngewe nzi itegeko nshinga mu ngingo yaryo niri niyo nawe mbizi ntabyo namuvugaho
ntabyo nakora kuko ari indangagaciro nyarwanda n'umuco nyarwanda ntabwo ibyo bintu byemera. Kabiri, amategeko arabibuza, arabihana. Ibi bintu byagira ingaruka ku muryango. None se turebera abantu barimo bicira kurwara umuryango nyarwanda bagize amarangamutima. Ese izi conflict social cyangwa se izo trauma tugiye kuzuza hari zirazana n'ubwo bushomeri uvuga n'izizana n'ubukene n'ibiciro byazamutse, isukari zamuke noneho ihitirwa no muri ayo mashusho n'ibindi byose bitandukanye. Nkuko nakubwiye ko uwashaka y'umuntu wari wese yayabona, cyane ko aboneka bibuzanyijwe n'amategeko. Ndumva raho nasoza mvuga ngo rero icyo niteze nuko iki ngiki cyo barakireba kandi nkuko nabisabye ngo nibyigweho mu buryo bwa gihanga, bakagiha umurongo kandi amategeko yari adakurikizwa agatsimbatazwa, amategeko yaba adahari akigwa, dore ko nibyo mu itegeko nshinga nzi neza ko ari byo bari gukosoramo nyuma ya referendum ya 2015. Ntabwo ikibazo ari cy'amategeko yandikwa n'abantu. Tubanze twemeranye ko sosiyete iri gutana kandi itangiye kuba sosiyete itakigengwa n'amategeko, igengwa na logique, anarchy. Ntabwo turi u Rwanda dushaka kuba anarchy, turi igihugu kigendera ku mategeko, rule of law. Apotre reka dusoreza aha dushimira n'abadukurikiye. Murakoze namwe. iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi itegeko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare